nahereye muri restaurant aho za restaurant zitangira gaswi abahaje hoteli y'inyenyeri ati tukujyana mbaragiye urumva si peti rya mbere hano ku rutugu hoteli y'inyenyeri ebyiri abahaje umukomisiyoneri no mwereka ahantu umushahara wo kuwa kabiri mu mitangere kubita inyenyeri kangahe kabiri ubwo tugiye mu gisirikare bakumva amapeti yazamuka Ndumu Kristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa Ndumu Kristo mpora mbihamya nawe igihugu cyose cyanseka kabisa mana Kristo warabumpaye pe umva nanjye ndabyumva ko abumpaye niyo ngenda ndagenda ndumva bugiye kumeneka mana ihabwe iki warabaye Kristo pe indirimbo rero iramfasha ngo Ndumu Kristo namahoro se ko ndeba waramukiye mu gakiza ndabona ibintu ari neza none ndabona ibintu ari amahoro pe nanjye kwibaza ngo ni amahoro kandi mbona ari amahoro mabuja none se ko narinje gukoroka ahangaha ngo mbone uko nkomeza turatuganda two mu gikari ndababangamiye cyangwa ucisheho gake gake muhanagure kavuna kuki wowe ushaka kunkura mu mavuta koko kuki iyo ndi mu mwuka nafashijwe uza kuntesha umutwe ese konje nazi ko mwicayemo hano iyo urugi rufunze rwo muri korodoro rwose ntabwo umuntu ajya yumva yuko hari umuntu urimo hano niyo wavuga cyane kaja niyo wanacomeka n'amabafure inkura yo mu gikari nawe yumva ko hano hicayemo n'umuntu rero nabivuze nirekane koze muri salo ngende muhanagure ndebe uko najya gukurikirana utuntu two mu gikari ngaho gira vuba ntureba se n'ubundi ntabwo ari ibintu biba bigoye mabuja urundi ze ko banagumye kwiririmbira ariko nanga amagambo yawe ugira amagambo arenze n'amagambo nta kibazo mabuja ariko kavunama ndamanze mubwire ntacyo nayo igihe cy'umubwire shyira hasi baturushaho aho ngaho neza mubwire mu kazi ukora ugomba no kuzajya kupakupa ziriya pasikarama ziri hariya uri kunyumva pasiparumu kana ubu ugiye kujya uzikupa neza ushyiraho akashukanira ka karori yakajya gushyiraho uzikupe neza uzibiyore neza mbese ubinye bisa neza karori yagusezeze nawe waramukase ukataitse ko yagize ese mabuja karori bagupfuye iki ko nabonye ari nyamurwayi mu kazi kakuzanye nari bagiye ko nakare kazakawe sakazi ko mu rugo se ziteye mu rugo se ese mabuja ubu karori agiye guhugira mu bindi sinzongera kumuhamagara uzanyereka zira pasikarama zimeze neza ziteguye wariyoyemo neza ubundi uhari afite isuku kuruta uko karori yakoraga hari ikintu mbaza se shabundi wagize utya uneranya na murumuna wawe none ugiye no kuneranya na boss boss mbatiranya gute ese boss yaranyihanije anyongeje narishimye ndaserebura abandi boss none izi ndabongeye kujya nzitaho nzicongere ku gihe nibi byatsi bikatire ku gihe arambira atereka reka kavuna nimba wongeje wishaka gukura ku mugati karori arambira akazi naka karori tukigera dore ko namwe mu karori ni nawe wabarangiye inzu none wongeye ndikomvuze ngenda bikwemereye hanyuma boss ngenda bikwemereye boss araguhembera azi ngaguhereza amafaranga ngenda bikwemereye uzayisuka aho hari ikindi tuvugana ubwo nakundi nyine ngomba gukurikiza ijambo ry'umugabo mu rugo oya ngenda ndakubwiye ko uzanyuze kupa narivuze ko ariwe ngomba gukurikiza nyine ibyawe nanga amagambo yawe wabyumvise se ahubwo bose nawe ni akavuna ahubwo ugire vuba nabonye zarahaye bose none se mabuja ubwo ngende rero reka nikomereza akazi nimba gutwogura ibyo kubikata komeza akazi ntakibazo ubwo nanjye ubwo binsabye ubwo gahunda ni yayindi udufaranga twanjye twose twuzuye ariko umunwa wawe nakubwiye ngo ugomba kunyereka zira pasikarama zisane zari ikintu twavuganye nari nakaguhemba se kucyumva ko washimishwa no kunyongera akazi kandi ukagumya ugashimishwa no umva aho kumaze guhera ikintu mwibutse ya nese sheri reka mubwire nyine kunsura byo ntabwo mbyaza ariko se ubona mba kwa mukuru wanjye kandi mukuru wanjye ni inkazi pe ndamuzi oya nyine ushobora kuza ugasanga nyine aratangiye ati se uriya muhungu uje kukureba se afite gahunda ki se ni ukubana nibyo
nyine wundi nuguhita mbaza ubuntu bwinshi se dufite ubuhe bukwe se oya nyine njye numva twaza tuganira bisanzwe noneho wenda kunsura bwo ukazabuza sibyo oya nta kibazo ngenda muzi ni mukuru wanjye njye numva uko byagenda pe kuko ushobora kuza ugasanga abirebye nabi ukuntu nyine nta kibazo ushobora mwanya nzajya nguguha nta kibazo pe urakoze cyane rata sheri ubundi uriya mukobwa Mimi ko nabonye bari kujya umuhanagurira umumesera imyenda umuhanagurira inkweto ubwo araguhemba nakubwiye ko uzajya ufura umwenda wanjye cyangwa wa Ribe Mimi araguhemba se ndimenye cyangwa amenye ngo nzajya guhemba ukwezi kumwanya umuhemba ukundi bintu bihaye ngaho kumwarurira kumuhanagurira inkweto kumufurira imyenda kugira iki ibyo bintu wabyihaye byariye biguhaye ryari baramwibariza akabazo gato mbaza nta kibazo kamatsiko nzamenya akazi nshinzwe n'arakari naho kavuna wogeje ibyombo ndakwimba ndagukaze naho kavuna wateguriye Mimi ndagukaze ubu ninamutegurira uzahana utegurira ninamufurira niwambwiye ubundi dore impamvu Mimi nawe namushyize mu mubare w'abo ngomba kwitaho murumuna wawe akigera warambwiye ngo byose ngomba kumufurira n'amakariso ye wari wayashyizemo niwe wavuze ati ntabwo njyewe umwana w'umukobwa umuntu w'umugabo ufite urugo najya kumufurisha amakariso yayakuramo ariko nawe wari wambwiye ngo nzayafure Mimi akiza nabandi rero gahunda ya hano mfura amakariso mfura amasengeri ibintu byose n'amasutiye ibintu byose mubwiza ukuri arambwira ati rero ubwo nanjye ntacyo ubu nshyira mu bandi nzongera kubona Mimi hari umwenda uri mu myenda yanjye cyangwa yariguye ubwo mpita musiba ku ikarita y'aho musibe ibintu byo kuvuga ngo ugiye kumwarurira ngo ugiye kugira iki ajye yirwanaho ntacyapfaga uzabimubwira nyine ndamutinya se uzabimubwira nyine nzabimyangore ahubwo noneho ninjya kumwaka imyenda yo kumufurira cyangwa kumutegurira azambara ati ntunegurire byahindutse ngo ntazi ariko iki uhereye none nzongera kubona umwenda wawe mu myenda yanjye na Ribe nkabona inkweto ze mu myenda yanjye n'inkweto zanjye za Ribe tuzatugusa ndakwiyamye n'undi munsi ubwo guverinoma ihimbiye abayobozi cyangwa neza azajya guhemba cyangwa azavuga ngo ndatanga mu 15 nawe 15 tuzafatanya naho nta giceri ndakwiyamye ni ibyavuye mu myanzuro y'abaminisitiri ajye yirwana uhereye none kandi ajya byikorera ntabwo yagenda akagarama ngo kavuna ari gufura kavuna ari guhanagura n'undi munsi bikubera isomo ngo nyine nakundi inama y'abaminisitiri yanze imbere ntabwo umunwa w'amagambo yawe ugera ku ntibangana cyangwa se nakubwiye ngo imiti imbere ugende hari ikintu mbaza Mimi nabonye ari umukire waretse akajya yihera amafaranga ku ruhande niba bakuzanye se ntiweze n'ukuri icyanzanye no kwishakira amafaranga yo kwita azakujyana iwawe cyangwa kujyana mu rugo rwe cyose ni iki azakujyana cyangwa kujyana mu rugo rwe kwarakari cyane ariko mabujari twamubwira ariko waretse reka ibyawe bitubyihore bitaratwicira umunsi ubundi hari akantu nibagiye kukubwira uzi yuko iyo nakorekaga gutekereza izo ntebe rero kuzicamo n'ikindi kibazo vuga uhagaze cyangwa uhaguruka ugende kubwira akantu kagufitiye akamaro haguruka vuga ngo ugende byose numva mugira inama niba bose yarakurambagije mu gihe wari umeze neza wishimye akundi buriya gukuye mazingana ako byakura kabona umva mubwira imbere niba ariko mubwire niba yarakurambagije mu gihe wumva umeze neza urimo neza izo yaguhaye njye nciye iteka yongere gusa kuko iyo umeze neza uri muri mu nzu urimo urasohoka wisomera ka bibiri nako bibiri ubu reba mubwiza ukuri kanabona bitabaye nanjye iyo mba mfite kare kose se ubundi kare kose nakwegukanye kare kose ubundi ubundi reka ubugira ibitekerezo bizima nuko hari ibyo ukantesha n'ukuri pe kare kose ubundi hari igihe uvuga vuga ijambo ubuzima wumva ndanagukunze pe ukantesheje umutwe reka noneho ngira vuba vuba mpita yagukurikirana ziriya gahunda kabona rwose ubu ni nkawe wazongeraho pe ndabwira ngo ube yitegura izindi yaraguhenze nubwo nazi izo yaguhaye izo yatanze nako yahaye ababyeyi ndabwira ngo abategura kwa ntangira guha nimugura pe
ajya bimbwira yagiye abwira ati sha umva mfite umugore unyubaha kugira iki ariko nawe aranabizi kabisa noneho yasanze ndi gufashwa gutya aramfasha tugasabana tugafashwa tukayivuga nyine umva tukavuga Imana rwose kandi Mana yanjye shayituzwa noneho kuzayibona bizagorana pe usibye Imana yonyine izahaba we mbega ibintu bikomeye Yes yo mimi nagutindiye oya ategura ukunguko ikawunga ni handi y'abaganje sinajyaga mbikubwira urabimwe naramwana ubundi nzagutungura umunsi umwe mutekere kawunga imwe bavuga y'abasajya abasajya z'abahazi n'abagande ubundi nibyo nakubwira kugira ngo n'amakenga yakavumba njyewe umuntu yitangira guteka kahunga kubera buriya Uganda ni nka kavukire nahereye muri resitora aho za resitora zitangira gaswi haba haje hoteli y'inyenyeri ati tukujyana mbanagiye urumva si ipeti rya mbere hano ku rutugu hoteli y'inyenyeri ebyiri haba haje umukomisiyoneri ngwino mwereka ahantu umushahara wo kuba kabiri mpita ngenda kubitamo inyenyeri akangahe kabiri ubwo tugiye mu gisirikare bakumva ukuntu amapeti yagiye azamuka haba haje iy'inyenyeri eshatu atumva se tukujyane ntabwo yabiza ntidoga kuzamuka mu ntera babashyizeho inyenyeri akangahe ya gatatu iya kane biraje ngeze kuri hoteli y'inyenyeri eshanu naganye mu certificate y'umukozi witwaye neza naho iwacu mu cyaro nisubira mu cyaro wibitseho agacertificate k'umutetsi mwiza ubundi wowe akavuna wabaye tapu anisoni ibyo wavugiye mu magambo atajya adashira umva ubundi wigeze aha nabwo nicyo mukorera sike nimwe umeze ute neza ngo rero ikintu nshaka kubanza kukubwira wa mukobwa we ahangaha ugomba kumenya ko ari kwa musaza wawe ariko atari kwa so atari kwa nyoko kwa so no kwa nyoko warahataye uhatuhareba ahangaha ntabwo waje kwambara ikamba ry'ubwamikazi uri kunyumva ahangaha ntabwo waje gutegeka amategeko utategetse so na nyoko nubwo ari kwa musaza wawe ntibivuze ko umufite urare kumurusha ni umugabo wanjye yarankoye uri kunyumva ibintu by'amategeko tansiyo ibintu bihe byo kuvuga kavuna nawe yose gukora ibintu byose ugukorera kavunangaho usiko sikaje uzagenda akajya kugusasira kana kuryamika kana korosa nisoni ndakubwiye ngo witonde nukenera ubwami kazajya nene kuna soba buguhi ndakwiyamye hangaha urumva gabanya itiko we tansiyo asomora mu kazi wanje mundi kibazo kiri hehe habaye iki byagenze gute ikibazo kiri kuri kavuna ukoresha utamuhemba waje musanga ngase ugira ngo uje erega nabonye ko kuzana imitwaro ujya mu kwitura kavuna nisoni kavuna njyewe yanyisabiye ibyo bintu ntabwo ari itegeko namushizeho naje arambwira ati dusiga imyenda ngufashe uzane inkweto ngwanagurire nta kibazo ubwo ariko niba byabaye ikibazo kuri wowe nta kibazo nzajya mbyikorera mfite amaboko nta kibazo rwose nta nubwo ibyo byakabaye ari ibintu bituma uvugana nanjye nabi kavuna ategure ku meza kavuna ubyihaye se wabiki ubyiyaruriye wabiki nisoni akaza akabyonga dore ko nagira umunwa hare wamurenze inkuru abagose n'abamuganira iki inkuru abaguhaza idafatika n'iki ko mbamva buri kanya muri icyo ni ibiki mamo barago nisoni kavuna se si umunsi rigana umwana mwiza wese umuha umwanya ubona afite ikintu kizima cyo kukubwira ariho muhera cyangwa kwambara amakamba y'ubwamikazi ngo ni kwa basaza banyu ngibyo ntabwo babinyikoraho umva witonde we ntabwo babinyikoraho ugomba kujya wiyarurira uri kunyumva ukimenyera umwenda urameshe ntumeshe inkweto ntabwo ntinaraguye ibyo ntibinange n'umunsi wa rimwe ntabwo rero ugomba kujya ufata kavuna wanjye mpemba ujye gukoresha ibintu bino yose yaje kubera umuretwa se ngo mbimenye ukagenda ukagarama ukanezerwa ngo kavuna arahari ugomba kujya ubyikorera ukiyarurira ukajya ntaranakwiye ngo yoze icyombo waririyeho ngo mucyogereze hey sinzi ibyo urimo ahubwo ushobora kuba hari utaramenya uwo ndiwe ushobora kuba utaramenya uwo ndiwe amategeko nk'ayo ngiye sinyashaka mu rugo rwanjye bikubera isomo n'undi munsi mu masomo uzajya wiga
ujye unashyiraho iryo utagomba kuza kwiga urugo rwanjye atansiyo ndakwiyanga. nta kibazo muramuka nta kibazo rwose nzajya mbyikorera pe nta nibi nta n'isoni cyangwa mbagire inambabaje binanjyanye kure hanyuma rero bakaba bari kubabaza ibyo nicyo kukubwira ntabyo mbese isaha n'umunota ugomba kujya witsamura ukimenyera umwenda n'inkweto ko bikoze neza bitunganyije ukiyarurira bikubera isomo bikubera bwa mbere n'ubwa nyuma apeti kawe komeza urye. gira hino musetse ya mukuru wawe ariko kugira ngo ukagira ngo nukubeshye sinakubwiye ngo wowe tubanze zare sinakubwiye ngo ibyatsi nabyo azabishyira mu kazi kanjye ese yakubwiye ngo ukupe yambwiye ngo mbikupe iyi se ni penitentiaire naje gufata hano kwa Fati izo bijyanye n'ibyawe nyine byo kuticara ugatekereza icyo mfata are bose kutagira uricara kumenyereye ubu se kiriya cyombo kiri hariya baye ndimo ndakiganiriza ntabwo icyo kiganiro cyaca kuri televiziyo kikarebwa n'abantu benshi gusira izuba ese yakubwiye ngo ubikupa kuri iri zuba ni nabikupa ahubwo se oya buretse manze nkubwire ntabwo uvuye ku meza wari ibyatetswe nande ashana kavuna nijoro uragira ibyatetswe nande kavuna ahubwo mu kanya none reka ngende nicare ibyatsi nze kubikupa nka saa 12 nze kukugaburira saa 3 z'ijoro hasha umurengo w'abana bo mu bakire ako wa mugabo wajya kubikupa se umugabo w'ikupa yagiye he nabimubwiye abona udufaranga twaratumunyanganije nawe aroroshye se nubwo ari mwereje kuvuga ugenda ubimubwiye nawe nabimubwiye mwene ubwo ngubwo wabona udufaranga twaratumunyanganije mwana arambwira ngo akazi kose nakawe mu rugo nanjye nkamubwira ni se ari wowe n'umugabo wawe nge numvira umugabo wawe yambwiye ngo no gukura umugati kuri Karoli ariko ari nawe wabarangiye mukayigura abiri none ari wowe n'umugabo wawe mugire none ninde uguhemba ndavuga ngo ubwo ngubwo umugabo mu rugo namubonye mangusha nahise ndaramubwiza uko nawe ari bose nawe ndabona pfuye rwaka basa no guhembera wenda kubwiza leta yaguha indese mama puri akashawo numva cyangwa Nibenzi imbere nikupa mama ko uwo murego nabo mukunda arayama aragira ati ubikupa nabi nanda ubwo tunyakura ni ibyatsi gudase ni indabo ego mana rero siko mana nje nimukabone tudashyira amaraso ku mubiri sha ni stress zanyu abakire ni mujya mubura stress ni intero yenyine nesiko nakunda niko numiwe arumiwe ntabwo nabyihanganira rwose ikombereze mpamvu namwe muzapfana ubunebwe oya pe mva niba ariko nari mu nzu yaba akamubwira mukuru wawe azi kugaruza umushahara amafaranga ama arayagaruza disi Karoli nawe ari kuyabarira zingazaza gukupa uzi umuntu waneye imbabazi ni wa mwana sha mimi ubu bamaye kondisiyo ariko ubu nazo ninzishyira mu bikorwa nawe yamugezeho ubu nazo ninzishyira mu bikorwa n'ubundi bazongera bankate ngubu ntabwo nemerewe kumutegurira icyo kurya reka cyangwa wenda ushobora kuba utabyumva icyakura cyangwa se icyo aho ngaho hose ufata kurya icyo kurya ubu ngubu agomba kujya abyitegurira akajya mu gikoni kwiyarurira naho bidahagije urabona ko nyine yenda yingi gufura ntacyo byabaga bimbwiye fata imyenda yose nkayikusanya y'uru rugo nkayikubita icyo bita ku ikusanyirizo ry'abamesi nkajya kuyivuguta ntacyo byari bintwaye ariko noneho ikintu cyanciye intege yambwiye ati nzongera no kubona anakubwira ati wenda mana amazi yo kunywa wenda yihugire muri turiya dusomo uziko nambajije ngo mu mafaranga muhemba
harimo nkunganire yangahe ya mimi nariye umuntu ndavuga nubwo rero mabuja icyifuzo cy'abakomeye ni itegeko ku bagaragu nawe ni none ndarenza wiki ubwo byakaza ari bwageze no kuri mimi rero cyo basha uriya mwana mana we wite ujye umuba hafi cyo bareka mubwira wowe ubona hari irivi rye se ahubwo umva nyine nkugire inama si mukuru wawe arwiriwemo ntaruraye nawe mubwiye ariko noneho jyanayo ngaho yarahagije nawe mubwiye pe bizamuha zirengeye zakazi nakubwiye ngo jyanayo ngaho yarahagije mba ukanikorera akazi ubundi si mwene nyoko nabwirwa n'iki wowe uri uratangiye udupanga twanjye mwadukenyereyeho shahu nagenda munzunguza amabuni imbere Mamaho, karanga. Umaze kurenga se navugiye ko siporo? Ya, nagaro kurenga. Shaho mbarako shayo abagore bamaje kurenga bamaje gukira ye. Ya siporo ni ubuzima makuriti we. Ubu nayo nurebera kwishitangiye gukora siporo. Uya nini mukaya siporo ku mugoroba nyine. Umvaga mu muru wanjye hari ukuntu biteye kugenda neza. Shayo abagore bateye imbere. Ejo muri biri guzunguza gataro wirirwa uzenguruka usabiriza. Wabaga uri muri siporo kugira ngo nashonje naburaye nabwiriwe. None ubureka ako njye no kuvana cya siporo nayikundaga. Ahubwo wenda ni wa mwanya uri ko umuntu agira ariko nyine sigaye mbona umwanya wa siporo nyine sigaye nkajyamo igitondo iyo mbonye umwanya na nimugoroba guse mama ho ubu usigaye n'ubona umwanya wa siporo buriya wabaga uri kwigusabiriza ukabona umwanya wo kujya nuko nta mwanya nabaga mbifite ariko njye ngeje buriya siporo nayikunda cyangwa amaze gutera imbere mva mu maho mu muhanda kuko ndabona abanyamaguru guca batabaza banaturogoya twahanga tuganira ariko se mana yanjye umugore ndakubona no kuri mana yona tari bisanzwe nta bisanzwe mbona umva rero mugabo tubwire ukuri gutera imbere n'abanyamaguru bari gutera imbere n'abanyeshari umva kubwiza ukuri umugabo wanjye tumaze gutera imbere yagiye muri Kigali ahazi azimetera yitaye muri zanda yazikigali nawe urazizi azereka ko ari umusore urayitaye ubu rero ko mwatangiye gutera imbere ubu umugabo wawe baye reka nkubwize ukuri baraje umva amafaranga tuvuga ko nta bakire babanye neza mu mahoro kandi ari umugabo nyine biterwa naho wavukiye mwamaje gutera imbere mwaho muri abakene abagabo bahita bagenda ariko muri iyi minsi hari umugore w'inshuti yanjye w'umukecuru uzambwiye mukurangira ubu yamaye igiti do igiti kimeze gute ngo ngwiki kiri cyo gusenga shaka cyo bavuga bahabagaho se akuze umugenzi ampaye cyane siri kumwe nawe pe va mu by'agakiza ukarambitse hasi banza ushaka umuti we gahahora izamwisi ngaho najya mu pewa ya papa puriki naramurangije ubu ntano byanago habe na neza kukarasha n'ibyo guko ha umuntu senga ko ako gusenga ni ugera ukakarambika ego ukazakegura bigenze bite ati ndaguseze ntukimubonye ubwo ngo ni mudakoze iki akazi kawe ubwo komeza ugenda giye ariko beza agasiporo kandi komeza urahendagiye baho